Ikaze nanone kuri Kigali Post, njye nitwa The Green. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Beats yemeje amakuru yavugwaga ko umunyamakuru Kirema Niyigaba uzwi cyane nka BC Kirema yaba yatawe muri yombi. Aya ni amakuru yabaye kimenya bose kuri wa kabiri tariki ya 31 Werurwe 2023, nyuma y'ubutumwa uyu munyamakuru yari amaze kunyuza ku mbuga nkoranyambaga ze agaragaza uburyo yasemewe inyubako yari arimo kubaka. Muri ubwo butumwa byavuga ko yasenyewe kandi yari yarahawe icyangombwa cyo kubaka, ariko nyuma umuyobozi w'akarere ka Gasabo akaza kumwohereza abantu baza kumusenyera inzu. Yigaba mu butumwa bwe yakomeje avuga ko yari yanasabye akarere kwisenyera iyo nzu, ariko nyine nyuma kakaza kubyanga bikarangira kohereje abo kuyisenya. Yakomeje asobanura ko muri 2024 batangije ishuri rifite abanyeshuri 50 rikaza kugera ku banyeshuri 180 muri 2025, ndetse yewe ko banasabwe gukomeza kwagura ibikorwa nyuma y'isuzuma ryakozwe n'inzego zibishinzwe. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali yitwaye Macrodine yagaragaje ko ikibazo gishingiye ku kutubahiriza ibisabwa ku byangombwa by'ubutaka. Yasobanuye ko ubakaga yari yahawe uruhushya rwo kuvugurura inzu ishaje, ariko nyuma we akaza kuyisana akayihinduramo inyubako nshya itari yemewe, ndetse we ngo hano hubatswe izindi nyubako z'ishuri zitari zifite ibyangombwa. Ati ntabwo byemewe kubaka ishuri nta ruhushya. Iyo umuntu rero atubahirije ibisabwa ahanishwa gukuraho ibyo yubatse. Yanongeyeho kandi ko ahubatse ari mu gace kagenewe ubuhinzi ku gishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali nyine, bityo hatemewe inyubako zigiye kirekire. Umujyi wa Kigali rero wasabye abaturage bose gukurikiza amategeko agenga imyubakire birinda ibihano n'ibihombo. Unibutsa ko hubatswe uburyo bw'ikoranabuhanga bufasha gutahura inyubako zose zubatswe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Beats we yabwiye umunyamakuru wa Radio na TV10 Oswald Mutuyeyezu ko uyu mugabo yamaze gutabwa muri yombi. Yagize ati nibyo arafunzwe, arakekwaho kwangiza ikintu cy'undi no kurwanya ububasha bw'amategeko. Nitwa The Green, iyi ni Kigali Post.